ndimo maze gutanga kandidatire nakoze ikiganiro ndi kubwira umukuru w'igihugu ko yaba akuze yajya mu zabukuru sibyo ubwo ntabwo tukamushakira iki umwanya mwiza nk'umuntu ufite seve nziza kuko afite imyaka nuvaga baherutse kuzinyereka neza ni 67 kandi itegeko yasinye nk'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame yasinye yuko umuntu agomba kujyanwa mu zabukuru ku myaka 65 nukuvuga rero iyi tegeko warisinyiye rikaba riri gukurikizwa nawe wakakwiye kugerekanaho urugero kw'iryo tegeko warisinye ka perezida rikubahirizwa ariko naje kwinjira mbonye bidakozwe sibyo kuko ntibyakozwe kuko icyo gitekerezo nagitanze muri guverinema mbona kiranzwe sibyo cyanzwe nakoze ubushakashatsi rero atari ko kubera iki muri Afurika abantu batishimira izabukuru hanzeho wabonye nko mu Bufaransa batangaga izabukuru ku myaka 65 baragiye abaturage barigaragambya bavuga ati dushaka izabukuru ku myaka 63 baba bakuyeho imyaka ingahe imyaka 2 ni mu Bufaransa ni vuba ntabwo ari kurugiye ukinjira mu mateka wasanga barabikoze baragiye bakora manifesto baravuga ati demonstration barigaragambya baravuga ati no umuntu agomba kujya mu zabukuru akabona n'igihe cyo gukora ruwazira akatembera akajya kubye nibyo yakoreye akabona nako kantu yabitseyo urumva rero ko ho bikozwe neza urwo byumva mwabira bihugu bya Europe kujya mu zabukuru ni titire kuko wamushahara wahembwaga ugomya kubona kandi utari kuruha utari kubyuka igicuku ngo ugiye ku kazi utari kubazwa inshingano wibereye wawe uri gukurikira na activite zawe none niho unabona n'umwanya wo kugenza ute wo gukurikirana ibyo wakoreye mu kazi neza ariko nyira aho ngaho ngira ngo ibyo uri kuvuga ni muri Europe hano mu Rwanda ubyibuke neza Kagame Paul na ngira ngo no kumyenda ugenda ubona na amahitamo y'abanyarwanda niba abanyarwanda bavuze bati ongera udutore ongera utuyobore bitwaye iki niyo mpamvu byanambabaje birambabaza nkundagora nandika n'amabaruwa gose nandikira guverinema yuko bakwigiza n'amatora inyuma nandika iyo baruwa babonye kwanyuze kuri social media nandikiye na neki juririra imiko icyemezo bafashe kitadushimishije nk'abakandida bigenga wowe nguce buryo uvuga wowe ubwawe wanditse usaba ko amatora yasubizwa inyuma yakwigizwa inyuma kubera impungenge nari mfite nagendaga numva sibanga byatangiye kugaragara mu gihugu c'abaturanyi aho bavuga yuko niyo mpamvu byanambabaje birambabaza nkundagora nandika n'amabaruwa gose nandikira guverinema yuko bakwigiza n'amatora inyuma nandika iyo baruwa babonye kwanyuze kuri social media nandikiye na neki juririra imiko icyemezo bafashe kitadushimishije nk'abakandida bigenga wowe nguce buryo uvuga wowe ubwawe wanditse usaba ko amatora yasubizwa inyuma yakwigizwa inyuma kubera impungenge nari mfite nagendaga numva sibanga byatangiye kugaragara mu gihugu c'abaturanyi aho bavuga yuko umunyarwanda yagiye gutora ntabwo bamuhereza 20,020 wenda ngataha bitahana sibyo ahubwo sinzi ni ayo mafaranga menshi ajya kandi ayicambere bavuga nkubu nkingengo y'imari y'amatora bavuga ko izakoresha miliyari 9 miliyari 9 abakora mu matora nabakorera bushake abakorera bushake nukuvuga bahembwa batahembwa biyemeje uwo mwuga kuba bawukora Tindi gikorwa nje navuga ati nirangengo y'imari je ku matora mbona ari nyinshi nuko ibya umukandida wa FPR yakoresheje ajya gusinyisha ajya gushaka imikono natwe ari byo twakoresheje turi kujya kuyishaka ariko ngira ngo ari amafaranga uvuga muri neke yatangaje izakoresha mu by'amatora ndatekereza ari mu bikoresho gutyo no ikintu cyatubabaje ni ikintu niteka byaciwe na president wa komisiyo y'amatora mu Rwanda uriya Odagasingizwa nuko igasingirwa yaciteka we yitekerereje atigeza aganisa guverinoma ritugiraho ingaruka kavuga ko yishyiriye amategeko kuko mfite agatabo
kuko umukandida perezida wese yahawe agatabo ka leta kasohotse. Iyo gazeti yasohotse tariki 29 z'ukwa kabiri 2024 n'ejo bundi, sibyo? Yarateguwe. Ndumva mu ngingo ishira ya 23 ya 63 ivuga ku byitangazwa urukumva by'agateganyo, urukubyumva. Barasimbuka bavuga ku gitangazwa bya burundu ry'urutonde rwa burundu rw'abakandida ku mwanya wa perezida. Niho ndi kwibanda, sinajya kuba depite, naho narabisomye kuko nabyo bikubiyemo amabwiriza. Ntabwo bigeze bashiramo ubujurire n'ibintu bitemerewe kujuririrwa. Ikindi kintu birengagije, bashatse gufata kimwe mu bisabwa, urukubyumva, bashaka kugitumbagiza hejuru, egare yuko bumvaga ko icyo kintu kigomba kuba umutego ku bakandida bigenga. Kubera kandi akwereka impamvu babiteganyije ko kizaba umutego. Nta mukandida w'ishaka ijyari ryo ryose ujya gusinyisha mu turere ashaka bamushigikira, ubwo byumva. Nukuvuga aba ishaka baterana kongre ikemeza gutanga umukandida cyangwa ikemeza kutamutanga. Wabyumvise? Kongre bashobora gusinya ari n'abantu batatu babaringa, uriko byumva. Bikagaragaza ko kandi bigahabwa agaciro ishaka. Kuko ndaguhuruze, hari abaprotisiye benshi mu Rwanda babigira iturufu, bakabigira iturufu. Nibyo nje nashatse kwerekana, si inyota y'ubuyobozi mfite, kubera ko ibyo nkora nje mbikora rwose kubera ko mbyiga. Kandi nubwo ubona politike ntabwo yikina, bundi ni Imana iri kubirindura tara yawe. Ibintu byose bujya yuvutse, Imana ukiri mu nda ya mama wawe ukiri urusoro, Imana itireba ibyo uzaba byo byose. Ubivuze ngo Imana irabizi neza ko niko nagiye mbivuga mu binyamakuru, mu banyamakuru twagiye tugirana ibiganiro, nze mbifite ko nkisezerano, kubera ko ibintu bine nashoboye kubwirwa n'abantu bakuru babibona mu buryo bw'inzozi. Bitatu byarabonetse, hasigaye intebe y'umukuru w'igihugu nkisezerano. Ubu urashaka kwicara mu mwanya w'umukuru w'igihugu kandi ufite icyizere, ariko ntazi igihe bishobora gusohorera. Bishobora kuba nahise hari limite, bati nkurikije manifesto zanjye zivuga yuko umuntu ufite imyaka 60, kuko nongeyeho 5 kumukura kuri 55, 60 agomba gushigwa mu zabukuru. Hari ikintu cyakakwiye gukorwa mu Rwanda cyiza, nukuvuga izabukuru RSSB ni leta ntabwo ikozwe neza. Impamvu ndakubwira ko RSSB ikarikira izabukuru nabi nuko nta munyarwanda wishimira kujya mu zabukuru. Kubera iki batishimira kujya mu zabukuru? Nuko niba ari salere, nje nagerageje kuganira n'umusaza. Yes, reka twongeye tubasuze mwebwe mukunda kandi mukanakurikirana ibiganiro byacu. Ngiye wumva kandi nagusuza, nitwa Young 250 the great of course, mwene Sirake niko nitwa. Ngira ngo niba ukunda kano ukabona kurikirana ibiganiro byacu, ngira ngo iyi chaîne twitwa Umukunzi TV. Niba ubona tutiyabonesha kanda sabone. Nkuko mubona kuri kamera zacu turi kumwe no mugabo ibende aje abibwire, aho boreka ntangire muri kaze. Muraho neza? Muraho muvandimwe, turashima Imana. Abanyarwanda dufite umutekano nta kibazo. Yego, tubaha ikaze. Murakoze kuduha ikaze y'ibitekerezo. None reka twinjire mu kiganiro, mutangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze. Ni byiza ko dutangira kwibwira abanyarwanda, umuntu akamenya Dr Innocent Hakizimana ni muntu ki. Nigeze kugerageza gutanga kandidatire, ndumva isi yose nzi
rwose abantu baranze ariko bagomba kongera kunamenya ni muntu ki, atuye he, abarizwa he. Ndumva nitwa Hakizimana Innocent, nkaba ntuye mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Jenda mu kagari ka Bukinanyana mu mudugudu wa Bugarama, nkuko structure y'ubuyobozi imeze. Nkaba nkora umwuga w'uburezi mu murenge wa Jenda hafi yo mu rugo. Nkaba ndani kwispecializa mu bintu bya science politique mu bihugu by'amahanga ku rwego rwa PhD. Yego. Ngira ngo Innocent, iyo aka kanya uravuze uti aba no mu mahanga hose baranze, niki cyatumye mu mahanga abantu bose uvuga yuko bakuze? Sawa, murakoze kumbaza ikibazo ciza. Abanyarwanda bose baba bafitiye amatsiko yo kuba bamenya impamvu namenyekanye nuko natangiye no kuvugana 2023 ngira ngo mu kwezi kwa karindwi tariki 10 z'ukwa karindwi 2023 nibwo natangaje ko nziyamamaza ku mwanya, nzatanga kandidatire ku mwanya wo kuyobora u Rwanda rwose kumukandida wigenga utanyuze mu ishaka. Ndumva rwose nk'umwarimu abanyarwanda bose bumvaga ko bidashoboka ko umuntu ukora muri kariyeri y'uburezi atajya kuba yakora na politike ku rwego rw'igihugu. Ariko ngira ngo si wowe nyine watanze kandidatire, hari undi mwarimu w'Urubavu mugenzi wawe watanze kandidatire? Sawa, murakoze. Ni ukuvuga ko nkurikije uko manda y'ubusize yatangiye 2017 y'imyaka 7, ndumva bagenzi banje bashoboye gutinyuka. Yari umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame, hazamo Diane Rwigara, hazamo bita w'ishyaka rya Green Party Frank Habineza, hazamo Mpayimana Philippe nk'umukandida wigenga wari uvuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ndumva abo bakandida bagiraga abantu barumvaga ko nta muntu wava mu turere tutarutwa umujyi tutahozemo imijyi izwi watinyuka gukora ico gikorwa kandi akaba yabona n'abamusinyira muri utwo turere. Ariko ngira ngo tukiraho uti yabona abamusinyira, n'ubundi icyaje kugaragara yuko utigeze wuzuza ibyangombwa mu byangombwa, kandi ibyo utari wujuje nabagusinyira. Murakoze kumbaza ico kibazo c'amatsiko, anarico n'abanyarwanda benshi bumvaga ati mbese Dr. Innocent Hakizimana yabuze imikono y'abamusinyira, byaje kugenda ute? Nibyo nagiye ngira dukurikije amategeko n'iteka rya Perezida wa Repubulika rivuga ko rishyiraho ibintu byinshi bikorwa mu Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda dukoresha systeme ya republique, nta dukoresha ubwami. Ni ukuvuga ku bwami umwami aciteka. Mu bihugu bya republique perezida akoresha iki amategeko, kuko tuba dufite n'itegeko nshinga. Ndumva kugira ngo kugira icyo kibazo ngomba kugisasira, ni ukuvuga ko twewe abakandida bigenga mu Rwanda twashoboye kwinjira mu kibuga cyo gushaka guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu. Hariho igazeti yari yarakozwe ngira ngo 2013 igaragaza ibya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite bitandukanye bitakorerwaga rimwe. Byaje kuzaba ngombwa kubera ko twagize covid mu Rwanda, muri Afurika no ku isi yose. Covid yaje gutuma umwanya w'abadepite babongera igihe cyo gukora, kubera ko nta bwisanzure bwabo hari kubera icyo cyorezo. Biba ngombwa ko bihuza n'umwanya w'umukuru w'igihugu, na manda y'umwanya w'umukuru w'igihugu yari imyaka 7 iza kuba imyaka 5. Ni ukuvuga rero bimaze kugutangazwa yuko amatora y'abadepite n'amatora y'umukuru w'igihugu bigomba gukorerwa umunsi umwe, kugira ngo bigabanye ingengo y'imari yakoreshwaga mu matora atandukanye.
ni ukuvuga ko ibyo bimaze kuguhurirana byemejwe mu nteko birasinywa n'abaturage barabyemera bumva koko ni inyungu natwe nk'abanyarwanda tubyiyumvamo ko ari ukuri ariko nanjye ubwanjye numvaga yuko umuntu atashobora kugenda ngo afate impapuro zimwemerera kujya gusinyisha nk'umwarimu ukora ku rwego rw'uburezi. Naje kubitangaza kuri X tariki 10 rwose mbona abaturage babyakiye neza kuri social media, mbona kuri za Twitter abanyarwanda rwose bo hirya no hino ku isi bakiye icyo gitekerezo neza ku mwarimu natinyuka kuko ubushobozi ndabufite. Ubushobozi tuvuga ni ubushobozi bw'amashuri, ariko ubushobozi bw'imitungo ndumva nta muntu nta muperezida babaze mu bushobozi bw'imitungo kuko icyo cyangombwa ntibanakidusaba, ahubwo bakubaza ubushobozi bw'amashuri waba ufite, kubera ko nta n'igihugu ku isi wasanga gitegetswe n'umuntu udafite bagage scolaire atarigeze agera ku ishuri, cyangwa ngo usange hari igihugu kiyoborwa n'umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga, wenda ngo twumve ko iyo yabaye demokarasi. Ni ukuvuga rero kugira ngo uyobore ugomba kuba ugaragaza ko kuko ushoboye kuba wavugira abanyarwanda kandi ubona ibidakosotse ugenda ubivuga, bujya niyo manifesto y'abanyarwanda bareba bakaba batuye umuntu tumuhandagaje amajwi, hari aho yadukura hari naho yatugeza. None se nkiri aho ngaho uti agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba yavugira abanyarwanda. Ese wowe ubushobozi bwo kuvugira abanyarwanda ubona ubufite? Ubu bushobozi ndabwujuje kuko impamvu mvuga ko mbwujuje nuko mfite ibya ngombwa nahawe na NEC bamaze gusesengura dosiye yanjye. Hari uko twayitangaga kugira kandidatire yawe yemegwe bayifate nk'iyuzuye, hari ibyangombwa wasabwaga nk'umunyarwanda bitoroshe kubibona. Byari ibyangombwa ngira bigera muri 13, harimo n'ic'imikono nacyo ari condition nabwo yeye mu mikono yari mu bisabwa. Muri ibyo bintu 13 ibihugu byo muri Afurika ibihugu by'Uburayi byagendaga biduha inkunga muri serivisi zitandukanye, iz'ubuzima, iz'imibereho myiza, iza politike, inzego z'umutekano. Hari inkunga bagendaga baduha no mu bwarimu. Ndumva rwose nka banki y'isi yarigeze kudutera inkunga yo kuba yatwubakira ibyumba bigera nko muri 25,000. Ishobora no kuba yanariyemeje guhemba n'abarimu rwose mu gihe ntazi kuko sinkora muri ministeri, ariko hari amakuru natwe tugenda twumva yuko u Rwanda natwe twaba dufata amadeni kuri banki y'isi, tukaba twafata n'inkunga zivuye mu bindi bihugu kuko bagenda bazitangaza. Iyo igihugu cyazakiye bagenda babitangaza, n'igihugu gifashe ideni bagenda babitangaza kuki mu nama y'abaminisitiri iterana buri kwezi, bagenda bavuga ati bemeje nta n'umwenda banki y'isi ungana n'iki uzakora ibi bikorwa remezo. Ndumva rero ikintu cyateye impungenge no kuvuga ngo nanditse yuko amatora yasubira nk'inyuma nk'umupolitician, nk'umuntu wiga PhD science politique. Impungenge nagize ni ku gihugu c'abaturanye ca Kenya, kuko igihugu ca Kenya cyaje gukomanyirizwa kuba inkunga zavaga mu bindi bihugu baziya ibihugu byisubiraho kubaha kubera ikibazo cya diplomasi. Urukumva nk'abantu bazi politiki bahita babyumva. Ni ukuvuga ko ikiriya gihugu cyateye imbere, ariko wabonye yuko cyakomanyirijwe kikishuzwa n'imyenda kibereyemo izo banki y'isi, gihita kibigira ingaruka. Wumvise ko abaturage byabaye ibibazo, abavati imisoro twongere ibi bibazo. Ndumva ibyo wenda ni mu ico gihugu. Natwe hari amakuru yahuhisaga bakavuga ati natwe ibyo izo mbarigo zishobora kuba zarabaye muri Kenya natwe bishobora kutubaho, ariko ibyo ntitwabyishimira. Nk'umunyarwanda ukunda igihugu agakunda n'abanyarwanda, numvaga aho kugira dukombo tube twakomanyirizwa muri system abazungu batabona. Bujya niba umuzungu guha inkunga runaka akoburija nuko nibyo umukorera,
siko bimeze. Rero niba baravugaga ati none mugiye kujya mu matora kugira ngo mwerekane ko mu Rwanda ari demokarasi, muhe amahirwe abakandida bigenga bose, mubahe uburenganzira, mubahe no kujurira mu Rwanda bikanga, natwe twahitaga tugira ubwoba n'ingaruka no kuba twagira iki n'iterambere twatugezeho. Habati burya umuntu wese wikoresheje ubuko umuntu akagutwerera burya uramwishimira. Rero intwererano ni nk'ibihugu by'amahanga, burya igihugu niba wenda mu bihugu by'Uburayi, muri Aziya, muri Europe, mu mugabane wa Europe, muri Amerika, iyo baduteye inkunga turabifeta gose ukumva natwe turabyishimiye, buri muturage wese akabimenya ku radio, akamenya ati wow, ati nukuvuga mu Rwanda baduteye inkunga muri iyi firidi, muri segiteri bikagenda neza. Batwubakiye umuhanda, si baduha amafaranga, yubatse isoko, yubatse stade, yubatse iki. Ndumva gose atari ibanga, bagenda bavuga ati stade yubatswe kuri iyi nkunga. Mukumva rero ko inkunga zigira aho zidukura mu buryo bw'iterambere y'imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage. Ndumva izo nkunga nazo twakakwiye kuziha agaciro tukazirebaho. Ariyo mpamvu navuga ati niba koko amahanga atari kwishimira ko abakandida bakugwamo bigenga, kandi natwe turi abanyarwanda turi no mu Rwanda, bisi tubisubije inyuma gatoya, icyo gikorwa kigategwa inkunga nk'uko bayiduhaga, sibyo, tukakitegura neza, za nkunga nazo tukazibona ko ari inyungu zacu z'abanyarwanda, ntidufosinga ibintu kubikora uko ibindi bihugu bitabyumva n'abopoza kugira badufateho ijambo. Ariko uyu munsi uko byagenda ko sinzi impamvu wabitekerezaho gutyo, ndatekereza amatora ateguwe neza. Amatora ateguwe neza kuko amatora ndumva gutegurwa neza nta nubwo yaba mabi, kuko umuturage yari umuturage wese w'umunyarwanda ni ngombwa yiteguye ku wa mbere kujya gutanga igikumwe, wemerewe gutora udafite umuziro. Nta rero ndumva umunyarwanda yagiye gutora ntabwo bamuhereza 20,000 wenda ngataha bitahana, sibyo. Ndumva rero mu miteguro ku muturage we ni tayari kujya gutanga igikumwe cye, nta kiguzi afite, aragenda atore ahite yigira mu kazi ke, ajya muri activities. Ndumva ni gute rero itora, ahubwo sinzi ni ayo mafaranga menshi ajya, kandi ayicambere bavuga nkubu nkingengo y'imari y'amatora bavuga ko izakoresha miliyari 9. Miliyari 9 abakora mu matora n'abakorera bushake. Abakorera bushake nukuvuga bahembwa batahembwa biyemeje uwo mwuga kuba bawukora. Ndumva rero izo miliyari 9 aho zizaya muri campaign, ndumva abakandida b'amashaka nibo bagendaga baha inkunga mbere yuko bajya muri campaign. Ndumva ura mukandida Mpayimana Philippe nkurikije igazeti bampaye ku huriro ahabwa inkunga na leta aruko yatowe n'abantu 5% mu banyarwanda batoye. Nibwo ahabwa n'itegeko rimwemerera kuba yahabwa inkunga nk'umukandida wigenga. Agize 4%, ndumva iyo nkunga batayemere, yaba yakoresheje amafaranga ye. Ndumva n'ikindi gikorwa nje navuga ati nirangengo y'imari nje ku matora mbona ari nyinshi, nuko ibya umukandida wa FPR yakoresheje ajya gusinyisha, ajya gushaka imikono, natwe ari byo twakoresheje turi kujya kuyishaka. Ariko ngira ngo ari amafaranga uvuga muri neke yatangaje izakoresha mu by'amatora, ndatekereza ari mu bikoresho gutyo. Uci nanse ngo aho ni igitekerezo cyiza unyunganiye, ariko inabwo nkongera nkamera nk'ukunyomoje gatoya. Niba u Rwanda rubaye republic dutangije gutora amatora yatangiye 2001 turi gutora umukuru w'igihugu, havuyeho manda yayobowe y'inzira cyuho ya Bizimungu Pasiteri. Ndumva icyo gihe baraguze ibikoresho, kandi ibyo bikoresho nta nibyo bigikoreshwa. Ibikoresho birasaza ariko bagenda ibikoresho gute, ibikoresho by'amatora, ira kara gasanduku k'amatora
ugakoresheje kubaragiye kugakoresha 2010 tariki 15 z'ukwa karindwi kazongera gakoreshwe tariki 29 z'ukwa 2019 ku yindi manda y'umukuru w'igihugu n'abadepite. Ndumva igikoresho icyo gihaba ari cyo bita mismanagement y'ibikoresho. Ukabavuga baba bako babika ibikoresho nabi muri neki bagasesagura n'umutungo w'abaturage. Ahubwo ndumva rura rwego rwakakwiye kunozwa rukanozwa mu mikorere. Bari abakorera bushake bakaba abantu bakorera umushahara. Ya mafaranga yakakwiye kuzabahemba kugeza muri ndi tora bakugenda batora n'izindi nzego zose. Niko demokarasi ivuga. Republic ivuga yuko umuyobozi agomba kuboneka mu buyobozi ku buryo bubiri. Akoze ikizame atowe. Ariko hari ikindi kintu nje numva ndahuza na guverinema y'u Rwanda kuba bashiramo amategeko ngo kunoma bujya twe dusanga ari ibintu bitujuje amategeko. Yunomye nshobora kuba ndi umukuru w'igihugu kuko nari nabigerageje icyo gihe noma abantu ngoresheje ubutoni nshobora kukunoma kubera tuvukana, sibyo? Utashoboye akazi, utashoboye gutanga service, kandi iyo service igira ingaruka ku muturage. Nta niyo uzasanga umuturage na nico kibazo wakundaga abantu bakunze kumbaza kubera iki uri mu muryango wa FPR, sibyo? Nararahiye mu muryango wa FPR Kotanyi. Niyo ndimo mu gihe ishaka ryanje risa ritaremerwa nane wa muryango kirimo. Abantu benshi bakagira amatsiko ati none kubera iki wavuyemo? Ntabwo ndavamo ndimo kuko mu gihe ntaremererwa kujyamo ndacari muri uwo muryango. Kandi no kuvamo n'ubushake bw'umuntu kuko ishaka nibyo turaza kubandaza uraza kubibaza neza nkabigusobanurireho uburyo ishaka rihura na leta, uburyo ishaka ryongera rigahura n'umuturage, uburyo igihugu cyateye imbere kigomba kwemera n'amashaka menshi kuko ya mashaka abafite icyo bita inyito. Ya nyito niyo isuzumwa no muri RGB bakareba ati iyi nyito iri shaka twagemera. Ishaka inyito rero no objectif ni intego. Intego y'ishaka igomba kwigwaho igasesengurwa n'abanyabitekerezo n'abasesenguzi bakareba ya nyito ko ntaho itasubiza iki iterambere cyangwa se itakoregwamo kuko nasanze mu gazeti dufite nta nubwo wemeye nta mutwe wa politike wemeye mu Rwanda wemerewe gufata inkunga ivuye hanze. Nukuvuga yuko umutwe yo wanditswe mu Rwanda hari inkunga bawuha ungana nuwo baha umutwe wa FPR Inkotanyi na Green Party kuko niyo mitwe wenda iri kugaragara ko ifite ingufu. Dusubiye naho gatoya mperuka uvuga ngo uri kurekarama waranditse se waranditse urasubizwa byagenze gute? Murakoze kubera ko mu Rwanda badushishikariza gukoresha ikoranabuhanga. Ukubona ntuye mu karere ka Nyabihu wansuye mu rugo ku mavuko aho ntuye na famiye wabonye ko uri kuva i Kigali wabonye amatike wagiye ukoresha. Wabonye n'igihe wagiye uhagenda. Ukubona n'ikindi gihe wahise ukarikira n'igihe urasubirayo ukoresheje. Nukuvuga rero kuriya ikoranabuhanga riratworohereza. Nukuvuga nje nageze kuri tariki 7 byasohotse kuri tariki 6 urutonde rw'agateganyo rwasohotse kuri tariki 6 ariko rusohotse kuri 6 ndumva abagenzi banje bose twarahuriye ku mwanya w'uperezida n'abadepite bose barimo kujurira icifuzo kitabanyuze nibyo bagiye babareka kuko twese twagiye turegwa ibitandukanye ariko bigeze ku mwanya w'uperezida twese twarezwe imikono bujya naniyo no ikintu cyatubabaje ni ikintu niteka byaciwe na president wa komisiyo y'amatora mu Rwanda uriya Odagasingizwa nuko igasingirwa yaciteka we yitekerereje atigeze aganisa guverinoma
ritugiraho ingaruka. kavuga ko yishyiriye amategeko se kuko mfite agatabo, kuko umukandida perezida wese yahawe agatabo ka leta kasohotse. Iyo gazeti yasohotse tariki 29 z'ukwa kabiri 2024 n'ejo bundi, sibyo? Yarateguwe. Ndumva mu ngingo ishira iya 23 ya 63 ivuga ku byitangazwa urukumva by'agateganyo, urukubyumva. Barasimbuka bavuga ku gitangazwa bya burundu ry'urutonde rwa burundu rw'abakandida ku mwanya wa perezida. Niho ndi kwibanda, sinajya kuba depite, naho narabisomye kuko nabyo bikubiyemo amabwiriza. Ntabwo bigeze bashiramo ubujurire n'ibintu bitemerewe kujuririrwa. Rero ibyo bintu biduhiki rero, yo igazeti ni iteka ryaciwe, kuko ryaciwe mu itegeko ryose. Baravuga nimero iyi niyi yamewe na perezida, yasinywe na perezida, ivuga yuko twemerewe kuvugurura amabwiriza ajyanye n'abakandida bazatanga kandidatire, sibyo? Ni inshingano bakora. Ni ukuvuga rero ikindi kintu birengagije, bashatse gufata kimwe mu bisabwa, uruko byumva, bashaka kugitumbagiza hejuru, egare yuko bumvaga ko icyo kintu kigomba kuba umutego ku bakandida bigenga. Kubera kandi akwereka impamvu babiteganyije ko kizaba umutego. Nta mukandida w'ishaka ijyari ryo ryose ujya gusinyisha mu turere ashaka bamushigikira, ubwo byumva. Nukuvuga aba ishaka baterana kongre ikemeza gutanga umukandida cyangwa ikemeza kutamutanga. Wabyumvise? Kongre bashobora gusinya ari n'abantu batatu babaringa, uriko byumva. Bikagaragaza ko kandi bigahabwa agaciro ishaka. Kuko ndaguhuruje ngarura rutonde banoma, uriko byumva. Yego. Bari kumva ngo inama y'abaministiri yateranye tariki zinizi, hemezwa ibi nibi n'uyu mugaba perezida wa ministiri runaka asimbuzwa uyu, bikorerwa bujya mu huriro. Ihuriro niryo riyoboye igihugu ku buryo bwa diplomasi, ku buryo bwa politiki. Bivuze ngo nawe urashaka kujoininga iryo huriro yo kugira winjiremo. Nasanze ibyangombwa nahawe na neki ndi gutanga kandidatire, numvaga bamparese busiyo kuri ibyo byangombwa taza akamaro kabyo. Uko ibyo byangombwa bitanu nabigaruye, nibyo nanasanze bisabwa kuba washinga umutwe wa politike mu Rwanda. Nese bivuze ngo ugiye gushinga ishaka nyuma yuko bakwangiye kandidatire yawe yanzwe? Nuko abantu babyumva nabi. Nse niga science politique mu bihugu by'amahanga online, sibyo? Kurikirana uburyo bwa politiki. Mu bikurikije kuko narangije masters nayo hanze ya literature in English. Yego. Literature in English yurebye nk'umuntu abanyamakuru mwe benshi bakunze kwiga lettre ni ibintu bijanye n'inkuru ndende. Sibyo? Inkuru ndende. Nukuvuga rero za many films zigenda zivuga nyinshi zigenda zivuga ku bukungu, kuri ku migwano, kuri religion, kuti bagenda bakompeta kuri ibyo bintu, urukumva bandika kuri ibyo bintu. Yego. Bagaragaza politiki yo muri Afrika ikorwa ite, politiki yo muri Aziya ikorwa ite, politiki yo mu Burayi ikorwa ite, politiki yo muri Amerika ikorwa ite. Nukuvuga ibyo nk'ubu ndagenda nguye ibitabo byagiye byandikwa kuri iyo migabane. Nukuvuga ko ibyo bitabo mu kwandikwa hari bimwe byagiye nko muri Europe. Muri Europe handikiwemo icyo bita animal farm. Yego. Ndumva muri sociology, faculty ya sociology biga animal farm. Yagaragaragamo abayobozi bagiye bagaragaza imiyoborere itari myiza mu butegetsi, bakagenda bakora nabi, bagiye badakora neza mu butegetsi, bakoresha igitugu, bakora ibintu bitagize. Kuko uzasangamo harabonetsemo igice cya mbere muri animal farm cyo bita cyagereranywaga na Karire Max.
Karire Max ni umuntu wakoze decret yashizeho amategeko meza akura abana badakuze mu mirimo y'agahato, avuga ko bagomba kujyanwa mu mashuri bakajya kwiga. None nyuma ikindi gikurikiyeho ugasanga niba umwana ajyanwe ku ishuri agahabwa byose ibyari byo byose asabwa. Noneho umukozi agakora agomba umushahara, akabona umushahara. Ayo mategeko yakozwe na Karire Max ayoboye uwo muhanga muri economy. None nyuma rero haje uwo bita haje undi muyobozi wagereranyaga ubutegetsi bw'igitugu wo bita Hitler. Bagendaga bavuga muri ico gitabo, muri iyo nkuru ndende. Uwo muyobozi wagereranyaga Hitler kuko bavuga animal farm ni umuzimi, ni imvuga isesuye, umuzimizo. Ntabwo inyamaswa zitegeka. Bavugaga yuko ingurube arizo zazitegetse, ariko zigategeka izindi nyamaswa zose. Ariko izo ngurube babonaga bambaye maske, abo bantu bagereranya ko ari ingurube ariko ari abantu. Ariko ari abantu. Nukuvuga kuriya rero byashakaga kugaragaza ubuyobozi mu bintu bya communisme, ibintu bya socialisme, uko byagiye bigenda bikurikirana ku isi, ubwo buyobozi bwagiye bugeraho. Nukuvuga rero ahaje kuzabaho na realisme na za materialiste, uko byagiye bikurikirana bigenda bikurikirana uko ubuyobozi bwagiye. Nukuvuga ibyo bitabo byigwa muri lettre, byigwa muri lettre. Nukuvuga ko uriya kuvuga ngo ko biriya byatanze umusaruro muri za republic, byatanze umusaruro. Mu gutanga umusaruro icyo gihe abana bagiye bakugwa hehe, bagiye bakugwa mu mirimo ivunanye, hagashirwamo iki bagashiramo umuntu wujuje imyaka agahabwa kontra y'akazi akora. Urukumva ko isi yatangiye kugenda iba develop. Icyo noneho mpita nibaza kuri ico gitabo, icyo nibaza ibyo bintu uwize ujye nko kubisanisha mu gihugu cyacu, niho ngo ibyo ngibyo uragira uti nk'umuntu wiga science politique, iyo science politique ubona mu Rwanda uzaza ukayikoresha bigakunda? Murakoze kumbaza ikibazo. Ni kuvuga ko hari abapoliticiye benshi mu Rwanda babigira iturufu, bakabigira iturufu. Nibyo nje nashatse kwerekana, si inyota y'ubuyobozi mfite, kubera ko ibyo nkora nje mbikora rwose kubera ko mbyiga. Kandi nubwo ubona politike ntabwo yikina, bundi ni Imana iri kubirindura tara yawe. Ibintu byose bujya yuvutse, Imana ukiri mu nda ya mama wawe ukiri urusoro, Imana itireba ibyo uzaba byo byose. Ubivuze ngo Imana irabizi neza ko niko nagiye mbivuga mu binyamakuru, mu banyamakuru twagiye tugirana ibiganiro, mbifite ko nkisezerano, kubera ko ibintu bine nashoboye kubwirwa n'abantu bakuru babibona mu buryo bw'inzozi, bitatu byarabonetse, hasigaye intebe y'umukuru w'igihugu nkisezerano. Ubu urashaka kwicara mu mwanya w'umukuru w'igihugu kandi ufite icyizere, ariko ntazi igihe bishobora gusohorera. Bishobora kuba nahise hari imiti bati nkurikije manifesto zanjye zivuga yuko umuntu ufite imyaka 60, kuko nongeyeho 5 kumukura kuri 55, 60 agomba gushigwa mu zabukuru. Kurikije theory y'uwo bita uriya mu filozofi witwa Immanuel Kant. Kana 5 senses ashobora ibira byumviro 5, ashobora kuba yaba afite ubwenge buri update ku buryo yagenda kiga. Kuko kwiga ni ibintu bisaba kwiga ukaboroka, ntabwo ari ubujya kwiga ntabwo habona, ahubwo ubona icyo bita knowledge, wisdom uyikura ku Mana muri zo 5 senses. Uwo mu filozofi yagerageje kwandika ibitabo, yagerageje kuvuga yuko yugeze mu myaka 60 ugenda ubwenge ntabwo bugenda ngo bucume bwongere bwidevelopa, ahubwo bugenda bumanuka gake ukazagera mu 120. Ibitekerezo byaramaze kuba nk'ibyo umuntu w'umusore.
wabyumvise buryo ugiye ukareba umusaza ukatera ibiye guca akabona abana bari gukina amabiye nawe ukamuha ibiye nawe yakwemera gukina nabo ageze mu myaka 120. rero bivuze ntabwo ari abasore ahubwo bamera nk'abana. Oyanda ntabwo twavuga ngo bamera nk'abana kuko abantu mu Rwanda bakuze ntabwo bemera ko bakuze. Impamvu ndabiguha ntibimveho ndibibe n'igitekerezo cyane. Uzasanga umusaza kumubwira ko ari umusaza usaje mu kabari n'ubona umusaza wenda atangiye kuba yakora bitari sawa ukamubwira ati muzego si ibyo bintu uri gukora ntabwo ari byiza, ntabwo mwasohoka ahubwo mwanagwaniramo, ariko mubwira ati wa musore w'ibyo uri gukora si byiza ahita byumva wabo abati ujya ntabwo nshaje ujya ndi umusore. Nta muntu wemera imyaka afite. Niyo mpamvu usanga bamwe baragiye mu gihe guprofita ngo kuranga muntu akagenda kanyongaho nk'imyaka 10. Buno benshi bakaba ari mu kazi akaba gasaziramo akaba ageze kuri rwa rwego rwo kuba yari mu zabukuru bitagishoboka. Urumva kandi imyaka yari mikeya. Ndumva inaha hari bamwe mu barimu bagiye bakuraho imyaka ugasanga na diplome ye yayibonye ataravuka. Iyo byagaragaye mu burezi bari gucekinga diplome basangamo gose umwarimu nk'umusaza aragiye akuraho imyaka no mu karere ka Rubavu yabonetsemo gose minisitiri w'uburezi amugeraho bitaga Macumu yigishije kera yigishe ku bw'abakoroni yababonye diplome ku bw'abakoroni none aragenda akuraho imyaka kuva hano kugera ku mujyango yahagendaga amasaha 5 kubera ubusaza akiri umuyobozi w'ikigo bareba bagasanga imyaka ari mu myaka 60 kandi ari mu myaka 80. Umva rero umusaza ugeze mu myaka 80 aracari ku ntebe ya education, sibyo? Ukumva nawe ikibazo cyabayemo cyo gihe ministre yaravuze ati ntabwo bishoboka, ntabwo we watangiye kwigisha na ba data ntabwo waba ukirimo utari wajya mu zabukuru. Barebye kuranga muntu bagasanga afite imyaka 60. Bareba mu myaka yareba nka psychology nk'umuntu wize psychology uriya Dr. Isaac akabona ni mukuru nibwo bategetse kumuhagarika, bamuhagaritse ajya kurega leta avuga ati itegeko rivuga ko umuntu ajyanwa mu zabukuru afite imyaka 65. None ni gute mu rukumbi zabukuru kandi gifite 60? Atsinda leta bamugarura mu kazi. Kakazi kakogwaga n'umuyobozi umwungirije kugira ngo yibonere ya mafaranga. Ahubwo njewe anaribwo mvuga hari ikintu cyakakwiye gukorwa mu Rwanda cyiza, nukuvuga izabukuru RSSB ni leta ntabwo ikozwe neza. Impamvu ndakubwira ko RSSB ikarikira izabukuru nabi nuko nta munyarwanda wishimira kujya mu zabukuru. Kubera iki batishimira kujya mu zabukuru? Nuko niba ari salere nje nagerageje kuganira n'umusaza uri mu zabukuru gose yige yaranyigishije umusaza gose yaranyigishije turakorana nimenyeza umwuga wo kwigisha twakonakoreye ku kigo yarariho yanaranyigishije mu mashuri abanza. Buno ari mu zabukuru ariko nagerageje kumubwira kuko nawe yari yaranyonzeho imyaka 6. Ajya mu zabukuru ubwo afite 71 ariko nibwo uyu mwaka nibwo ura mwaka ushize nibwo yagiye mu zabukuru ariko afite 71 we yemerera nabo bangana ariko yakuye imyaka 6 nibyo ariko mbwati wawo iyo nkuraho imyaka inka 12 buno mba ncigishiriza ngifata salere nibwo namubaje ati si kubera iki nugufata izabukuru utishimye? Ati zabukuru leta cyangwa ikindi kigo kizwi kigutangira ubwishingizi baguha 40% y'umushahara warugezeho salary rate, sibyo? Nukuvuga niba wahembwaga 200,000, sibyo? 40% urukumva bazaguha 80,000, sibyo? Mu gihe wafataga 200,000 urukumva ya mafaranga 120 uzabitakaza kubera ko ugiye mu zabukuru. Rero iyo niyo defo ya mbere yagerageje kumbwira. None ngo yurangije imyaka 30 ngo baguha 50% bya salary brute
muri ya 200 wari ugezeho kuko yigishaga mu mashuri abanza yarageze muri 220 ukumva ko bazamuye ibihumbi 110 sibyo agatakaza 100 kandi agiye mu zabukuru ariho yakakwiye gukonsoma cyane wabyumvishije nuko uvuga iranyigo yakozwe nabi kuko ira pansiyo twagerageje kuganira pansiyo yakozwe muri za miro ikogwa n'ababirigi n'abakoroni nibo bateganyirije abasaza baravuga ati abasaza burya umusaza akakwiye guhabwa yasarereye sibyo yarakwiye guhabwa umukoresha arakwiye kumutangira saving sibyo nawe bakazamura saving muri RSSB noneho wajya mu zabukuru ugahabwa amafaranga ngana n'umushahara wawe wabonaga bose bajya mu zabukuru iyo mpamvu nahise nyitahura kuko impamvu nayitahuye nuko nagerageje gutanga ikiganiro ngerageza kuvuga atari ko niba mu Rwanda dukurikiza amategeko gose muri Afrika ugiye Uganda ukagera Kongo ukagera mu Burundi gose ubona ku Rwanda dufite impinduka mu mategeko no mu mibereho myiza n'umutekano ariko ikintu cyambabaje nuko cyewe gose nigeze ndimo maze gutanga kandidatire nakoze ikiganiro ndi kubwira umukuru w'igihugu ko yaba akuze yajya mu zabukuru sibyo ubwo ntabwo tukamushakira iki umwanya mwiza nk'umuntu ufite seve nziza kuko afite imyaka nuvaga baherutse kuzinyereka neza ni 67 kandi itegeko yasinye nk'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame yasinye yuko umuntu agomba kujyanwa mu zabukuru ku myaka 65 nukuvuga rero iyi tegeko warisinyiye rikaba riri gukurikizwa nawe wakakwiye kugerekanaho urugero kw'iryo tegeko warisinye ka president rikubahirizwa ariko naje kwinjira mbonye bidakozwe sibyo kuko ntibyakozwe kuko icyo gitekerezo nagitanze ku muri guverinema mbona kiranzwe sibyo cyanzwe nakoze ubushakashatsi rero atari ko kubera iki muri Afrika abantu batishimira izabukuru hanzeho wabonye nko mu Bufaransa batangaga izabukuru ku myaka 65 baragiye abaturage barigaragambya bavuga ati dushaka izabukuru ku myaka 63 baba bakuyeho imyaka ingahe imyaka 2 ni mu Bufaransa ni vuba ntabwo ari kurugiye ukinjira mu mateka wasanga barabikoze baragiye bakora manifesto baravuga ati demonstration barigaragambya baravuga ati no umuntu agomba kujya mu zabukuru akabona n'igihe cyo gukora ruwazira akatembera akajya kubye nibyo yakoreye akabona nako kantu yabitseyo urumva rero ko ho bikozwe neza urwo byumva mwabira bihugu bya Europe kujya mu zabukuru ni titire kuko wamushahara wahembwaga ugomya kubona kandi utari kuruha utari kubyuka igicuku ngo ugiye ku kazi utari kubazwa inshingano wibereye wawe uri gukurikira na activite zawe none niho unabona n'umwanya wo kugenza ute wo gukurikirana ibyo wakoreye mu kazi neza ariko ngira aho ngaho ngira ngo ibyo uri kuvuga ni muri Europe hano mu Rwanda ubyibuke neza Kagame Paul na ngira ngo no ku myenda ugenda ubona ni amahitamo y'abanyarwanda niba abanyarwanda bavuze bati ongera udutore ongera utuyobore bitwaye iki aho urakoze kumbaza ikibazo cyiza nk'umupolitisi kuko ese ubundi urabyemera ko ari abanyarwanda bavuze bati turashaka Kagame ngiye kugusubiza sibyo ngiye kugusubiza sinzi niba ndabanza nabinyuza wenda ndabinyuza mu bwami kubwa umwami witwa Gahindiro wayoboye u Rwanda yari afite umuntu wari imandwa ni nk'umuntu ushobuja umuntu imandwa urabyumva hari umuntu ushobuja umuntu uba mbese utakuvugaho amabi sibyo uhora gutaka wakora n'amabaka gutaka babyita gusobusha none habagwo bita Rugaju rwa Mutimbo urumva kuri uwo mwami Rugaju rwa Mutimbo yagendaga akurikirana amakuru y'abavuga nabo umwami n'abagandira nabo umwami wabyumvise yego abo bagandiye umwe bavuze nabo umwami ku munsi w'umuganura kwa 7 yego umuganura niho wabaga sibyo inzira y'umuganura yibona yego turayiga mu ndimi bo uko yagenda gikurikizwa
niho baca giteka byundi mwaka niho wanatangiraga sibyo mwaka warangiraga mu gihe cy'umuganura kuko nta hantu bandikaga bakoreshaga oral communication written communication written literature ntabwo yabagaho ubuvanganzo nyandiko bwaje kubwa muri chronicle